kongeye kubasuhuza abakunzi ba Futures Net 7. Kuri uyu mugoroba rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri umuvugabutumwa w'ahantu hatandukanye. Reka tangira twibwira Peru Pasiteri. Murakoze, natwe turabashimiye kudutumira kugira tuganire, kandi abaduteze amatwi ndabanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina nitwa Reverend Pasiteri Niyibizi Jean Claude, nkorera umurimo w'Imana mu itorero Chosen Generation ku Muyumbo mu karere ka Rwamagana, intara y'Iburasirazuba. Kuri indi zina bakaba banzi ku izina Pasiteri Nibutse iminsi ya kera, kuko iminsi ya kera ko yari mibi cyane, ariko dushimye Imana aho tugejeje ikora. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Pasiteri. Niba bitabagoye mwatangira mudusengera kugira ngo iki kiganiro kize kugenda neza kandi kiyoborwe n'ubushake bw'Imana. Murakoze. Mana, twongeye kugushima, uri Imana igira neza. Tugushimiye ko data uyu ni wa munsi waduhaye, rero turawusengeye kuko ibi byari isezerano ryawe. Reka iki kiganiro ukeze ugitunganye, reka urinde amajwi yacu, reka urinde kirogoya iyo ari yo yose data. Kandi ndasengera igihugu cyacu, ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'isi yose muri rusange, kugira ukomeze kutugirira neza, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane Pasiteri. Pasiteri, tugiye kwibanda neza ku rugendo rw'ivugabutumwa n'uburyo mwatangiye ivugabutumwa. Nzi neza ko aba ari ibintu bitoroshye. Ese kugira ngo mutangire ivugabutumwa byahereye kuki, kugira ngo mwinjire mu murimo w'ivugabutumwa? Ni urugendo rurerure rutoroshye, ariko turaganira mu ncamake, kuko ntago navutse ndi pasiteri cyangwa mvukire mu muryango w'abapasiteri. Wacu bari abanyagatolika. Murumva rero kunywa itabi, kunywa inzoga ntacyo byari bitwaye. Ariko njya gufata icyemezo cyo kugira ngo nyizwe, ndabyibuka ubundi nabayeho mu buzima nkagira ibintu bimeze nka karande, amashuri kwiga birananira, najya kwiga igihe cy'ibizami nkarufatwa n'uburwayi, nkagenda nkazagaruka ibizami byarangiye, kugeza igihe pirimeri rwose nayivuyemo ndi umusore ukuze, ntangiye kugira ubwanwa rwose nkuze. Rero njya gukizwa igihe cyaje kugera, ndasinda, byari kuri bonane mu minsi mikuru, ndanywa, mvanga inzoga tarama, mvanga marikeri, mvanga inzoga z'ibitoki, ndasinda, ndasara, ntambara ijipo ya mama, niruka ku musozi, nza kujya muri koma. Muri koma naje kuva muri koma, barambwira ngo naye napfuye, nsanga amarira ni amarira. Mfata igihe ndavuga ati reka ntangire nyizwe. Ariko mbere abahanuzi bajyaga baza kumanurira Imana y'abantumyeho, bakambwira ati Imana iragushaka, uzayikorera, uzaba umukozi wayo, uzayivugira, uzahumuriza benshi bababaye. Nkabapinga, nkabasuzugura, nkababwira ati iyo Mana ibabwira muzayibwire nangize indebe, ese iraninya kuki itaza kumbwira? Ubwo rero nkeka ko yaho najyaga muri koma yari yaje kundeba, iyo burya gushaka ntaho wayicikira. Ubwo rero ntaje gufata icyemezo cyo gukizwa, njya mu itorero rya ADEPR, njyamo, baza kutwambika ngo twigire umubatizo, ndatangira ndiga. Igihe kiza kugera ndarwara malariya, mvuye mu bitaro ndagenda
mbaza mwarimu arambwira ngo kuba narashoje inyigisho ngo mbazwe ubwo ndasibira. Kubera rero nari mfite ishyaka ryinshi, gusibira ntago nabyakiriye neza, ahubwo nahise mpindura njya mu rindi torero. Mu rindi torero namazemo nk'ibyumweru 2 basaba abigira umubatizo, ndiyandikisha, batwigishaho iminsi mike, imba ndabatijwe, ntangira urugendo gutyo rw'agakiza, ninjira muri korali ndaririmba, bitangira gutyo. Igihe kiragera nza kuba umudiyakoni muri iryo torero Irembo, igihe kiragera nza kuba umuvugabutumwa, ngenda nzamuka gutyo muri urwo rwego. Pasiteri, murakoze cyane kudusangiza urugendo rwo gutangira gukizwa. Rumva n'urugendo rurerure rwari rubagoye, ntabwo rwari rworoshye. Byatewe n'icyemezo mwafashe kugira ngo nanone mube mukibirimo. Ubundi mwakagombye kuba mwarabiberetse bitewe n'imbogamizi mwagiye muhura nabyo. Pasiteri, watangiye twibwira ariko ntabwo ugize utubwira niba mwubase cyangwa se niba mukiri abasore. Igihe cyaje kugera ndakomeza nyine mu rugendo, nkomeza gusenga, Imana ikajyamo amasezerano ati uzagira urugo, nzagukorera ubukwe. Rero igihe cyaje kugera Imana ikoresha abakomeye n'aboroshye. Noneho muri icyo gihe Imana ica inzira, ndabyibuka yampaye isezerano ry'ubukwe. Nari mfite 6,000 kuri konti, irambwira ati genda ubibikuze. Ndabibikuza, mu kubibikuza ndagenda nkoresha invitasiyo, ubukwe burakorwa, bugenda neza rwose. Bwari ubukwe bwiza buhesheje Imana icyubahiro. Murakoze cyane Pasiteri. Numva ibintu byose numva nta na kimwe kibagora, ariko hamwe n'Imana tubasha kugenda tubishoboza. Pasiteri, niba atari ibanga, mwakijijwe muri abasore cyangwa wakijijwe uri umugabo? Nakijijwe ndi umusore. Ubusore nabubayemo, nza gukizwa ndi umusore. Urumva muri uko kunywa, muri uko gusinda, nari umusore. Rero niho nafatiwe n'agakiza, nkomeza gutyo kurinda kugeza na n'ubu ngubu, turacyari mu murimo w'Imana. Murakoze cyane Pasiteri. Pasiteri, ni iki mushobora kuba mwibuka cyababayeho cyangwa se cyabababaje mukiri batoya? Icyambabaje ni ubwo burwayi bwarambabaje cyane, kuko igihe cyajyaga kugera nitegura gukora ibizami nkarwara, nkibaza ikibaye. Baravuza birananirana, mu bapfumu birananirana. Burya abapfumu hari igihe kigera bakakubwira ati genda utegereze Imana. Burya hari n'aho imbaraga z'abapfumu zirangirira, ariko iz'Imana zo ntizigira aho zirangirira. Rero guhura n'uburwayi gutyo, uburwayi utikururiye, uburwayi utizaniye, urumva cyari ikigeragezo kitoroshye, ku buryo nageraga nko kwa muganga bakavuga ngo yaje. Ubwo urumva byari igihe kigoye, uburwayi burandemerera cyane kurinda nkura, nkasibira ku bw'izo mpamvu. Ikindi nibuka nyine ndi mu rugendo rwo gufiyansa, ndabyibuka icyambabaje, ntaho najyanye umukobwa kwa marume ngiye kumwerekana, batwima karibu neza ngo ntago badutumiye. Umukobwa bituma tubyanganira, aravuga ati umuryango wanyu wanyanze kare, ati sinyiwushatsemo, dutandukana gutyo. Ibyo nabyo byarambabaje, kuko twafatwaga nk'abantu basuzuguritse, babona tugiye gutyo mu rugo muri famiye, bakagira ngo wenda tuje kubasaba, tuje gutira intebe ngo tuganirire muri salo yabo, ariko turashima Imana uko natwe yaduhaye intebe twicara. Amen. Pasiteri, rero murakoze cyane.
tuvuye ku byakubabaje cyangwa se byagiye bikubaho mukiri batoya, mwebwe nta muntu mwigeze mubabaza mukiri batoya? ndumva mu bo twabyirukanye kugeza n'ubu ntawe nigeze ngirana nawe ibibazo. Nahari wenda yarabigumanye yatera intambwe akansanga akambwira ati iki n'icyo warambabaje nkabasha kumusaba imbabazi, ariko ngewe gerageza kubana n'abantu bose amahoro, numva ko nta bantu twagirana ibibazo, ku banzi barabizi rwose. murakoze cyane pasiteri. watangiye utubwira hari ijambo wagarutseho cyangwa se wivuze ku kazina bajya bakwita pasiteri iminsi ya kera. ni iki cyatumye bakwita iryo zina? Iminsi ya kera kenshi njya mbikunda kubivuga mu buhamya no ku itangazamakuru hirya no hino. Iminsi ya kera yari iminsi ikomeye, ndabyibuka muri iyo minsi ya kera urumva iyo marume ataza ku mpamvu yansuzuguye nuko nyine twari abakene. Rero iminsi ya kera njya nibuka ukuntu twaraye ku birere, ku bishangara, tukabyanika mu gitondo tukabyanura umugoroba. Byashobokaga ko n'ikinyabwoya cyakwinjiramo kikakurya, ariko Imana iraturinda. Mu minsi ya kera rero twagiye turara ku rutara, ongera ngo uraruzi, tukarara ku rutara, ihene nayo iziritse aho ngaho, ariko Imana irahaturindira. Mu minsi ya kera tuba muri nyakatsi, ntihaza abantu ngo basuke esanse cyangwa peteroli bazitwike duhiremo. Iyo minsi ya kera tubaho nta muriro, tukajya kurahura twitwaje ibyatsi. Twajya kurahura twitwaje ibyatsi, rimwe na rimwe hari ubwo umuriro watombokaga ugatomboka ntiwashya, washoboraga gushya birya no mu maso, cyangwa na buje yabuze na peteroli idahari, tukarya duhungiza n'igishirira. Iyo minsi ya kera rero njya nibuka, Dawidi niwe wabivuze ngo nibutse iminsi ya kera ngo nkuramburiye amaboko nibwiye ibyo wakoze Mana. Rero iyo minsi ya kera niyo njya nibuka nagiye ncamo, nkumva ni iminsi ikomeye. Hamwe kurya umuceri byabaga ari ku munsi mukuru, bateka umuceri ukaba ari uw'abashyitsi. Rero niyo minsi njya nkunda kuvugaho cyane, nkayibuka nkumva ndushije gukunda Imana. None ubu turakanda ku gikuta, amatara akaka, ntawe ukiba muri nyakatsi, abantu baba muri za nzu ngo z'uducurama zisakaye za konoshi. Iyo minsi ya kera rero niho byavuye, njya nkunda kuyivugaho cyane. murakoze cyane pasiteri, ndumva ari ubuhamya bukomeye cyane. Biramutse bikunze twazongera tugashaka umwanya tukaza tukabaganiriza mukaduha ubuhamya. Pasiteri, ni iki cyangwa se niki mwakundaga gukora? Nuhe mukino mwakundaga gukina kera mukiri batoya, cyangwa ntabwo muyize mukino? Umukino nabanje kera nyine twakundaga kugendesha ibigare bipine. Aho mwari mukiri abana ngira ngo tugacunga ibipine, tugakina amabiye, tugakina uduti. Ariko majije kubaho umusore nagiye mu bintu by'umupira, nyina umupira rwose, tugakina. Igihe ibyo biza kuvaho by'umupira, noneho umupira nza kuvamo ninjira mu bintu byo kubyina, njya muri za daramatimu. N'ibyo byandanze mu bintu nk'ibyo by'imikino. murakoze cyane pasiteri. Biragaragara ko mumaze iminsi mutarimo guterana cyangwa se mutarimo guhura n'intama zanyu. Ese hari abantu mwigeze mubona bo musura, cyangwa se hari ababasuye kugira ngo bageze wenda imbogamizi bagiye bahuraho muri iki gihe turimo kurwanya COVID-19?
nyine twe gahunda twagiye dushyiraho yo gukurikirana abakirisitu, twagiye dusengera ku mbuga nkoranyambaga, tugakoresha amatelefone, tugakora amateraniro rwose bikagenda neza, ubundi tugacishamo nkanjye wenda na mwarimu cyane n'umudiyakoni cyane n'umuvugabutumwa, tugasura abakirisitu, bityo turi nka babiri, kuko guterana kw'abantu benshi ntabwo byemewe, ariko mpamya neza ko nta mukirisitu wacu waba warasubiye inyuma kubera iki cyorezo, ahubwo twagiye tubaba hafi rwose nta kibazo. ngira ngo hari ingamba leta y'u Rwanda yafashe yo kurwanya iki cyorezo. Ese mwebwe ni izihe ingamba mwafashe kugira ngo, dore ko n'insengero muri iyi minsi zigiye gutangira gukora cyangwa se guterana gusenga, mwebwe ni izihe ngamba mwafashe kugira ngo muzabashe guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19? Ingamba twafashe ni uko igihe bazaba badufunguriye natwe kugira ngo dukomeze guterana kwera mu nsengero, ni uko tuzagenda dusigamo metero n'igice byibuze irenga, noneho tugasigamo umwanya, noneho tukirinda gusuhuzanya, tukambara agapfukamunwa, tukubaka kandagira ukarabe hanze, tukashaka ka kuma gapima umuriro kugira ngo umukirisitu uzajya ubasha kuza tubashe kumupima, kugira ngo atabasha kwanduza abandi, kandi tugakoresha n'umuti. Nuko n'izo ngamba turi gufata kugira ngo tutabasha kwanduzanya icyo cyorezo. Murakoze cyane Pasiteri, ndumva mwebwe mufite ingamba kandi ni ngombwa ko zigomba kubahiriza kuko niko amabwiriza avuga. Ni iki mwabwira abantu batashaka kubahiriza izo ngamba? Ni iyihe nama mwatanga kugira ngo abandi babigireho bazabashe kwirinda icyo cyorezo? Niyo nama mwatanga? Inama natanga nko ku barokore bamwe na bamwe bakunda kujya mu bintu byo kwizera bagakabya, ugasanga bari guhoberana ati Yesu ashimwe, ati korona ntayihari mu izina rya Yesu. Oya, korona irahari, korona irahari, tugomba kubana nayo tukayirinda, tugakurikiza amabwiriza urwego rw'ubuzima bw'igihugu cyacu buduha, tukabugenderaho. Korona irahari, reka rwose twe kubigira imikino, twe kujenjeka ngo tujyeho turamukanye, tujyeho kwa kundi abavugabutumwa babwiriza ngo mbwirira mugenzi wawe ngo mukore mu kiganza. Ibyo tubihagarike, ahubwo dukurikize ingamba, twambara agapfukamunwa neza n'amazuru rwose, kandi dusenga Imana, nzi ko bizagenda neza. Rero abica amabwiriza basigeho gukina n'ubuzima, amagara arasesekara nayo. Murakoze cyane Pasiteri ku bw'izo nama mutanze, kugira ngo abazakurikira Features Net bazayibona. Izo ni inama ku bijyanye na gahunda z'isengero. Niyo nama watanga ku rubyiruko rwo muri iyi minsi uri kubona rurimo kwishora mu biyobyabwenge cyangwa se rurimo mu buraya gutyo gutyo? Niyo nama mwabagira dusoza ikiganiro? Inama nabagira, ibiyobyabwenge ni bibi, bikoresha ibiyobyabwenge nibyo natangiye mvuga, nanjye narabikoresha, ariko igihe kiragera mfata icyemezo. Ibiyobyabwenge ni bibi, bituma bibashora mu ngeso mbi nk'izo nyine, ubwo buraya, ugasanga batwaye inda zitateguwe, ugasanga bamwe bacikirije amashuri igihe kitageze, kandi yakabaye afite amahirwe yo kwiga, ejo
akasoza amashuri akiteza imbere agakora agakorera igihugu kibatezeho umusaruro, kibatezeho imbaraga. Urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Rero urubyiruko rwose narugira inama ngo bave mu biyobyabwenge. Nta cyiza cyo kunywa ibiyobyabwenge, nta cyiza cyo kwishora mu buraya. Uburaya ni bubi, kuramo indwara zandura, indwara zitandukanye. Uburaya nibabuvemo, Imana nzi ko izabacira inzira kandi ikabageza aheza hashoboka. Nkanjye ntago nari imeze gutya, ariko nkimara kuva muri ibyo byose mu ngeso mbi, hari aho Imana yangejeje. Biringira Imana, bayoboke inzira y'agakiza. Yesu niwe ufite ubuzima bwabo, Imana izabagirira neza. Murakoze cyane Pasiteri, turabashimiye. Turabashimiye kubw'ikiganiro cyiza muduhaye, kandi musoreje ku bijyanye n'urubyiruko, ko urubyiruko rushobora kwirinda ibyaha bakagana inzira y'Imana, cyangwa se bakagana inzira y'agakiza. Dusoza, ni akahe kajambo kari cyangwa se n'iri jambo rindi wabwira abakurikiye FuturesNet? Dusoza ni ukubashimira muri rusange, kandi turi kumwe igihe cyose. Ndahari kugira ngo nange umusanzu wanjye mu biganiro bikomeza abantu, byubaka abantu, kuko nicyo twahamagariwe. Ariko dusoza, hari ijambo ngira ngo mbabwire rivuga ngo haracyari ibyiringiro y'uko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Nubwo igiti cyatemwa, ariko kirongera, iyo kibonye amazi kikabona isoko gato, kirongera kigashibuka. Nubwo ari aho waba wenda waratemwe, mu yandi magambo, cyangwa warasubiye inyuma, ariko hari ibyiringiro. Hanga amaso, Yesu niwe ufite urufunguzo rwa nyuma rw'ubuzima bwawe. Rero abaduteze amatwi, abadukurikirana, ndababwira ngo haracyari ibyiringiro. Yobu niwe wavuze ngo nzi yuko ushobora byose, abwira Imana ati nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imigambi y'Imana ntawe ujya yirogoya. Rero reka tugume mu kwizera. Haracyari ibyiringiro ko Imana izatugirira neza. Murakoze cyane Pasiteri. Imana iguhe umugisha, kandi nitugukebera nzi ko tuzongera tukakubona. Murakoze cyane. Bakunzi ba FuturesNet, rero muri iki gisomo twari kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri. Mwumvishe ubuhamya bw'ibyo Imana yagiye imukorera, n'aho Imana yamukuye kugeza ubu ngubu akaba ari umugabo ushitse, uhamya, uvuga iby'Imana. Murakoze cyane rero, mugomeze, ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, ntiwibagirwe gukora comment. Nakagaruka. Imana iho umugisha. Ciao ciao.